sex cyangwa se imibonano mpuzabitsina abantu benshi bazibazo bigiye bitandukanye, ariko hari ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza, mbese cyangwa se sex ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyangwa se imibonano mpuzabitsina ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi reka tubivugeho, cyangwa se reka ngende mbaramburira mbabwira mumwe mu bintu abahanga bagiye batangaza ikintu bavuga, cyangwa se ngo baravuga ngo imibonano mpuzabitsina cyangwa se sex ni kimwe mu bintu abantu bose bazi ariko batinya kuvugaho. Urugero rwiza, kera tukiri abana ababyeyi baduhimye amakuru, baduhisha byinshi kuri sex, batubuza kubikora ndetse no kubivugaho no kubiganiraho. Nkaho ibyo bidahagije mu mashuri babujije abanyeshuri cyangwa se abarimu babyigishaga ntago bari benshi, niyo mwabyigaga wasangaga benshi bafite isoni zo kubyigisha, dore yuko ngo hatari n'ubumenyi cyangwa se ubushobozi bwo kubasha kubyigisha. Uyu munsi reka tubivugeho nkuko abahanga bagenda batandukanye bagiye babivugaho. Ahanga batangira avuga ngo sex cyangwa se imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu bintu abantu bazi cyangwa se abantu bafite amakuru benshi ariko bitonderaho kubivuga, ngo bijyanye n'imico, imyemerere ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye. Ahangaha barakomeza batubwira bati sex cyangwa se imibonano mpuzabitsina, abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu kinyejana cya 20 niho byatangiye gufata indi ntera, dore yuko ngo byarenze kuba bya bindi abantu batinyaga, bya bindi abantu batinyaga kuvuga, ahubwo noneho bitabijya mu ngiro. Ibyo batinyaga kuvuga bisa nkaho babitinyutse kubikora. Ahangaha batanga ingero nyinshi, bavuga ngo ko kuri YouTube yonyine usanga hafite channel cyangwa se imiyoboro igera ku 180, cyangwa se ubwo ni nko mu gihugu kimwe bafatiye urugero, bavuga yuko zishobora kuba zigisha uburyo abantu bakoramo sex, ibiganiro bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bigiye bitandukanye. Si gusa, reka tuvuge naho yacu mu Rwanda ama YouTube menshi urayaza agenda avuga ibiganiro bijyanye na sex. Usanga Narato cyangwa se umwanditsi akomeza yibaza, cyangwa se ngo batubariye inkuru akomeza yibaza ati ese ubundi ni gute sex, ni gute cyangwa se imibonano mpuzabitsina byarenze urukundo, byarenze kuba ubushake abantu bakoranaga, ahubwo bigahita bihinduka business. Ni gute twisanze sex cyangwa se imibonano mpuzabitsina ihindutse business cyangwa se gushakiramo amafaranga? Reka tubivugeho. Niba utarakanze subscribe aho hasi yikoreye kuri subscribe, ukoreshe kuri comment kugira ngo ugikomeza ubane nanjye umunsi ku munsi. Reka ngende nkuvira imuzi n'umuzingo. Ngo se Narato wakomeza tubwira yuko ngo imibonano mpuzabitsina cyangwa se sex ari igikorwa kiba hagati y'abashakanye cyangwa se abakundana, ariko nanone ngo gishobora kuba nanone hagati y'abantu babiri babyumvikanyeho niyo baba badakundanye. Gusa ngo nubwo bikorwa gutyo ngo ntabwo byakabaye biba umunsi ku munsi, kuko ngo bashobora guhitamo umunsi mu cyumweru cyangwa se iminsi mike mu cyumweru bakajya babikora, nkuko uyu mwanditsi yakomeje abitangaza ahangaha agenda abitubwira. Gusa nanone akomeza yibaza icya kibazo kigiye giti, ese kuko nimba imibonano mpuzabitsina atari ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni gute abantu bisanze byararenze uko babitekereza, ahubwo bikareka kuba igikorwa cya buri munsi, aho wasanga ari naho bagikora igikorwa cyangwa se kigahinduka igikorwa cya buri saha? Ahangaha umwanditsi akomeza atubwira ibintu by'ingenzi ushobora kwibaza. Ikintu cy'ingenzi ngo nuko kiba igikorwa cy'ubushake, ubwumvikane n'urukundo, kandi buri wese akabigira mu rugero rumuhesheje umutekano n'ibyishimo. Gusa ngo harabikora bikarenga ibyo ngibyo, bikarenga kwishimisha, bikarenga urukundo, bikarenga no kuba babikora nkaho bishaka, ubwo bikaba nk'ingeso ugasanga byababase. Ahangaha umwanditsi akomeza avuga ko hari naho byarenze ibyo byose bikaba business, bikaba gukorera amafaranga, bikaba akazi ka buri munsi, abantu benshi bakabyishoramo. Ahangaha kandi umwanditsi akomeza avuga yuko ngo bitewe n'imyemerere cyangwa se imico igiye itandukanye ari mwe mu bintu byagiye bituma abantu benshi bagenda barushaho kureka cyangwa se guhuza urugwiro mu buryo butandukanye, cyangwa se nabikoze bakabikora binyuranyije n'uburyo byaba byararimwemo. Imico, imyemerere ndetse n'imigenzo gakondo y'uduce na tumwe dutandukanye mu isi ngo biri mu bintu byagiye birushaho cyangwa se byongeye bituma imibonano mpuzabitsina cyangwa se guhuza urugwiro muri rusange bigenda birushaho kwiyongera. Ahangaha baraduha
guha urugero rufatika ngo imico y'abanyeuropeyani cyangwa se ubwo yavuze Europa avuga abazungu muri rusange ngo yaje muri Afurika birushaho kugenda ikijyanye n'imibonano mpuzabitsina bigenda byiyongera. Batanga urugero ngo mu rubyiruko ngo naho usanga cyane barushaho kwiyongera. Ahandi bavuga yuko ngo bitewe n'imyemerere cyangwa se imigenzo ngo aho mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika ngo bigoye kuba abana baho cyangwa se urubyiruko rwaho rwabasha kuba rwakwiga ibyo bintu ngo dore yuko ngo biba bigoye kubyigisha ndetse abenshi bagira isoni. Ibyo byose bibagiriraho ingaruka bikaza gutuma bagenda batwara inda bakira abana bandura indwara zitandukanye ngo bitewe n'uburyo icyo gikorwa kigenda gikorwamo. Gusa ibyo byose nari mbivuzeho, reka twigarukire kuri cya kibazo twibazaga, ese koko imibonano mpuzabitsina cyangwa se sex ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi? Ese nimba atari ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuki cyaba buri munsi? Cyangwa se koko nimba ari ikintu cy'ingenzi cya buri munsi, kuki kidakorwa buri munsi? Ahangaha wa mwanditsi wacu arimo uragenda atubwira ino nkuru yakomeje atubwira agira ati ubundi imibonano hari aho bayifata nk'igikorwa cy'ingenzi buri gihe, ahandi bakayifata nk'aho atari icy'agaciro, ariko nanone bagafata nk'aho kitagomba kuba buri munsi. Ahangaha batanga urugero bavuga ngo urubyiruko abakundana ndetse n'abashakanye imyaka myinshi, ibitekerezo byabo n'imyemerere nibyo bigenda birushaho kugenda byongera iyo ngano cyangwa se uburyo iki gikorwa kigenda gikorwamo. Ahangaha bavuga ko ngo ese amadini atandukanye abivugaho iki? Nanjye ni ikibazo nakwibaza. Hari aho bavuga ko imibonano mpuzabitsina igomba kuba mu rugero, ko bavuga yuko ngo kigomba kuba ari igikorwa cy'urukundo, ngo nabo bavuga yuko ngo imibonano mpuzabitsina ubu ngubu ku isi aho bigeze cyangwa se mu kinyejana cya 20 turimo ngo bitakiri uburyo bwo kwishimisha cyangwa se uburyo bwo guhuza urugwiro rw'abashakanye cyangwa se abakundana cyangwa se ababyumvikanyeho, nk'uko uyu mwanditsi wacu wakutubwiye ino nkuru agenda akomeza abidutangariza. Avuga yuko ngo ahubwo ubu ngubu byamaze gufata indi ntera, byabaye business, byabaye imishinga. Umuntu abyuka mu gitondo agapanga akavuga ati njyewe nzajya nkora ibi gutya, nzajya nkora imibonano mpuzabitsina muri ubu buryo, bazajya banyishyura amafaranga na gutya, nzajya nanga umusoro bitewe n'ibihugu bitandukanye cyangwa se bitewe n'uburyo babikoramo, kuko ngo byamaze kuba business aho bitakiri muri bwa buryo bwo kuba babikora nk'abishimisha. Gusa nanone ahangaha umwanditsi